ntacyo nibagiwe ra sakabikira uzi ko wari wagiye n'ikoti ryo kwifurika uzi ko ari igihe kimwe iki cyane nibagiwe ahubwo kwibaza ikintu naba nibagiwe utazarwara malariya de niyo yayo dore imvura imeze nawe nabi sigaho nkunda mbese ntagukunda n'uzi ko uri umugabo wanjye sigaho nkunda rwose kajya wambara neza nk'abantu b'abasirimu oya ndi umusirimu ugenda asirimu ndabizi ko umusirimu nyine wambara neza ibintu bisobanutse sheri ngiye mu kazi rero bakugenda uje abantu reka nebuke njye mu kazi dore nakerera amasaha yafashe nta kibazo ariko mva mbanze nkubwire nese sheri ko wari ugiye rumwe nta mafaranga uhaye yo kugura amavuta kandi uzi neza ko warabiribye bitagira amavuta kandi uzi neza ko udakunda ibyo biteye amavuta wampaye amafaranga yo kuza kugura amafaranga reka nze ndebe surashaka nk'angahe mpanga bibiri nta kibazo bibiri reka nze ndebe usigaye ubukonde hano ubundi yego uri kureba mu ikofu unyihisha ikibazo ufite ni iki ubwo rero urashaka kuza kusagura n'ay'agacupa mama ushaka kumenya kabisa nari mu mifuka ese umugore wawe hari icyo wamuhisha nkuba yanga yari umuntu ufite ideni ngiye bwira urakoze kandi ayo navamo ibintu byose biravamo bisigaye turaza kubipanga nimugoroba utashye sibyo bashobora no guherekeza sibyo nta kibazo ufite nta stresse ntaki sibyo kandi ujya umenya ko ufite umugore Sigiriya ni satani yari ateye ubundi nanjye simwana kuko urabizi simbizi nzabimenya nyuma gusa nyine Imana ijya ikomeza ikundindire ngaho ugenda ujye ku kazi ngiye mu kazi ariko umenya ko ngiye umunsi nishimye wishimishijwe n'iki nishimye rwose ukuntu wishimye shere ufashe neza uyu munsi rwose ni ibintu mbega bidasanzwe ntabwo ndabibona neza wenda bishaka kuzaza buriya ntawamenya ariko nyine ujya umenya ko nta kibazo gihari ubundi sinzi uko byari byagiye ubundi bari abadayimoni byari bimeze satani yari yateshere ikikunda gutera mu bakunda hoshi nkwiyerekeze wigirira akazi keza rwose kandi Imana igiye izabidufashemo gahoro bayi akazi keza kandi ufite umugore ugukunda nta kibazo Imana ikurinde nta kibazo umugabo usigaye unkunda umuntu usigaye n'amafaranga asigaye ankunda ku buryo asigaye asigaye amafaranga yego mana yaca noneho biroroshye pe sibundi kare kose uriya mugabo wanjye yari yaratewe n'abahe badayimoni izindi nkoko zibanye neza ubundi rwacu byari byaranze kubera iki hato kanyashyira no ku gikwembe wa nyashyira no ku gitenge ndetse umugabo wanjye ngiye kumufata neza hahandi kugira ngo azongere agende bizaba ikindi kibazo kuri jyewe uko namubonye mukeneye pe uzi iminsi nibanye aha ya nambara ubukeye mugi yamaye reka shyire gare ku ruhande ngo usuhuze ribaye myinshi ari ubuke ntaho neza muraho mboro muraho ndabona ntacyo ubaye nawe ntacyo mbaye ariko nawe rero ndabona ikintu cyongereyeho rwose ushaka kumeze neza muri iyi minsi dore rero iminsi yari ibaye myinshi twahirukanaga muri ya moteri muri karitsiye hariya se nibwo waheruka se urya munsi byambereye ibibazo bigeze kandi cyagiye ngenda muvuga ngo ndabasize gusa agashya kambaye ibyanjye na pasiteri byarabarasa byabaye birebire cyane ntuzese kandi ntuzi ko nabasize hariya mbabwiye ngo ndaje ndagaruka burya narazamutse zamutse mba nkubitanye n'umudamu
umudamu we mu gihe musezeye nyine mbona yanabaye yishyiremo agacupa nawe yampaye mba nkubitanye na pasiteri hirya ye yabaraba arantuka aragukobora yampaye ngo namutwariye umugore ngo nabasize nabigambiriye ibintu byinshi cyane bikomeye cyane gusa nyine ndihangana mbifata nk'ibisanzwe gusa icyiza yanteye umujinya mwiza icyese kandi none ushaka ayo makuru mamwumvisha ubu ufite umudamu mu rugo sigaye ndi umugabo fasha hano shaka uri umuntu w'umugabo ndi umugabo ntago yari uzashaka umunsi igene nagusengera iryo cupa rwose nzarisoma genda ryemeye ariko gusa narababaye abandi niba ari kuri abagabo babayeho biranyobera gusa kanyine ibyo byarabaye anteye umujinya mpita ndongora mpita nzana umudamu mushyira mu rugo n'abandi ngiye ntabwo pasiteri azongera kumpa ubashumishe ibyo bintu kabisa none se ko duherukana nagize umujinya ndabana niba ari kuri abagabo bateye wagenda gake ariko turahuye numva nyine nanjye umutima urankubise gusa rero muhize wagize umujinya mwiza kora ahangaha turakira dore ubu rero dore ibintu byari biri kujya mu buryo turereba akagare naguze twagize ngo uyu mugore rwose umugore twari tugeze ahantu ho kwicara tukinywera icupa wowe ngufite amakuru menshi ubundi yaba twari tubonye nk'aho twicara rwose nanjye rero reka nkubwire nanjye nagushyira mu byo uvuze nanjye nasuranye n'aya mudamu ibintu bimeze neza mu rugo ndumva ari amahoro ikintu nakubwiye uzatore telefone uhamagare pasiteri mubwira ati se ko numvise muhizi yararakaye atari ko afite n'ibyishimo numvise ambwira ko wamututse ariko nyuma ambwira ko yanarongoye niwumva akubwiye nabi nyine n'umujinya wenda azaba bikomeje ariko nawe naba atarayicupa ashobora kwishima niwumva yishimye bizaba ari byiza kuko tuzongera duhure nk'abagabo iyo nkuru ntabwo nayireba njyewe urabona mwese muri abantu b'abagabo nzafata pasiteri muhamagare turi abantu batatu gutya hamagara uwo nzasanga ari we sanze mu makosa ari we ubwo nzahita amenya uwo duhana ari we njyewe nusanga ari njye pe amande ndayemera nzayatanga kuva wemera amande uzanatanga kabisa noneho nindangiza tuganire twiyunge tuve oya ntabwo muzi ukuntu icupa twarinywaga rimaze kuturyohera aho pasiteri tumuzaniye nawe mu kibuga nari maze kuryoherwa ibintu byari bigeze uburyo noneho twicara urumva mu rugo meze neza iwawe nanjye mfite umudamu iwanjye urebye niba ari umuntu usigaye ubazibonetse ikewe rwose wumva ari ubukeye oya nibyo byiza ubu ngubu mbega amata ari kugenda byara amavuta twari tugezeho twakwicara tukinywera icupa byarakunze ariko nawe ndabona shaka turareba akagare nawe uri kuza bizaze reka ntabwo bikiri bya bintu aha urifite nanjye kujya ku kazi nawe wenda sinzi aho uri kugana nanjye nari ngiye hano hepfo kuri botike gufata imisumari n'ubundi ndi gukorera hano ruguru ntari bireka nkomeze naho ku cyumweru tugahura twese turi gahunda ni si ibintu muhiza mbwiye nibyora reka hamagare pasiteri byabara abandi cyanze bikunze pe kamuhamagare ndabona intare kanda akanyenyeri 1 urwego wiguriza amayinite cyangwa ugura amayinite na yazi aranyamagara byanze bikunze bampamagara pe ndabizi neza kandi igenda bampamagara yego byari biri aho tu amakuru y'iminsi mbonye rero wari uriho wari upimbye amakuru y'iminsi
Aha. Ato bembwira amakuru y'akarakabwa sha ntabwo yewe buriya ntabwo nyiri mbizi namuhiza ariko sigaye afashe n'umwanya wo nzajya nibana ibyanjye. Oya ntabyo kuduhuza yewe naje gusanga oya ntabwo bikunda wanjye. Asha ra mugabo nabonye dusangira ahubwo uziguye uzangiye n'umuntu urangiza ubona umusangiye aji wawe ajya kukwangiriza ibyo mu rugo iwawe. Ibyo nyine arabikuba ariko mbizera ko yabikubwiyeho ariko icyo twapfuye se. Aya njyewe ubu ntabwo gusa nyine nakose amakuru ahubwo we umeze ute ko duherukana nawe kuba cyagiye turi mu ntuza muri ya moteri abona umugore mwahise mwiyungira hajya kuri hoteli nyine muhita mugenda wa babiri ahubwo nyine ntabwo wongeye nawe kumvugisha inshuti z'iki gihe nazo ni iz'agahato. Ubu umeze neza njyewe umugore nako nta mpamvu nako kubivuga reka n'ibana wagiye nyine ibindi tunabivemo nzajya nijya n'ubu narinda ahantu hameze nko kwibaye yaba ari buboneka musimbiza ariko nyine yewe ya ntabwo reka nkwereke ubundi reka tubivemo njye ntabwo nzajya nyine ibyanjye wanyu nzajya nyine ubuzima bwanjye bwagiye nyine n'ubundi kigare cy'abantu baje gusanga gikurura byishimo. Oya nabivuyemo shamu ntabwo muri beza abonye mutari beza reka tubivemo turiya musenzi wina ngongera kumumbwira. Ngo nakabwa kagenda ese ubwo uzibana njyewe nashakaga yuko twazahura ibintu tukabishyira ku murongo rwose mukiyunga nk'abantu b'abagabo twasangira. urashaka kujya wisanzira se urumva ibyo byavamo kabisa. Oya ntiwabikora umuntu w'umugabo byabaraba rwose iyo nama sinanayikugira. Iyo nama njye ntabwo nayikugira singiye kukubeshya pe. Wereka ku cyumweru tuzahure niho gahunda twayishyize. Ariko uri amahoro aho ngaho iwawe. Umugore mumeze neza muri kumwe. Cyagiye wapfa ubu ngubu nako ntawe ubivuga. Nabivuga buri hari igihe tuzahuza nyine nta biba biri. Simbizi ariko njye sawa nako sawa turi kumwe. Abandi ntabwo njya asubira inyuma njya kumbwira kujya gusubirana n'uriya mu Karitasi ngo ni Muhizi ntabwo byakunda.